mukuru wanjye ari mu maboko y'ubugenzacyaha n'umukobwa we bo babaga hano mu rugo. Muramu wanjye nawe yajyanywe kwa muganga gupimwa. Urabona imyanzuro y'ibizimi. Mukomere. Baje kumpamagara saa 11 za mu gitondo bambwira ko se yapfuye. Ngera hano. Ngeze hano rero nsanga ko umwana yaje abivuga koko naje mbifata nk'ibitari byo. Ngeze hano nsanga papa wabo yapfuye. Nsanze papa wabo yapfuye, njyewe nta kindi nakurikije, ntago nari kuvuga ngo Bujeni yahishe umuntu cyangwa ni Bujeni waba warambuye ibiganza ukica Nzamurambaho igihe wihanganye ko ari cyo kirekire, uyu munsi niwo waba wakunanije. Ko gihamya kigaragarira amaso y'umuntu ari wese umuntu yanizwe, kuko yambitswe igitambaro gutya mu kanwa, bakizengurutsamo gatatu cy'igitenge, baragaruka kizirikira hano inyuma, amaraso araza, yaguye yubamye gutya, amaraso araza aca mu mazuru. Mukuru wanjye ari mu maboko y'ubugenzacyaha n'umukobwa we bo babaga hano mu rugo. Muramu wanjye nawe yajyanywe kwa muganga gupimwa. Urabona imyanzuro y'ibizimi. Mukomere. Mu karere ka Bugesera, umurenge wa Rilima, akagari ka Nyabagendwa, umudugudu wa Mukoma, ubwo The Populative TV yageraga muri uyu mudugudu by'umwihariko mu muryango wa Nzamurambaho Asiyeri, wahasanze inkuru iteye agahinda. Ikiniga cyari cyinshi, amarira yari yose, ndetse umubabaro n'agahinda mu baturanyi ndetse n'abavandimwe b'uyu muryango. Ubwo The Populative TV hasikaga rero twaganiriye n'umugore wabo cyangwa se uwuyu Nzamurambaho wamaze gukurwa mu mubiri abereye muramu we, atuganiriza mu kiniga cyinshi adusobanurira uko ibi byagenze. Ngo Nzamurambaho Asiyeri yari amaze igihe kinini abanye n'umugore we mu makimbirane, ngubwo mwino minsi ngo bari bafite ahantu bagurishije bakabahereza amafaranga afatika, ngo ndetse bari bafite umushinga wo kwagura aho bari batuye bakahatunganya bakameza neza. Ngubwo bari bavuye gufata agacupa nimugoroba rero ngo batashye bageze mu rugo bakozanya, ngo ariko kubera amakimbirane amaze igihe muno muryango, ngo uyu muryango iyo urwanye cyangwa habaye ikibazo ngo ntibatabaza ngo hagire ubatabara, ngo kuko uwabatabaraga ngo yahava ari intere. Ngo kuri iyo mpamvu rero barwanye, bigeraho ngo umugore afata umwanzuro wo kuza kunigisha umugabo w'igitenge amuhengereye asinziriye. Ngo uyu mugore amaze kubona ko umugabo washizemo umwuka, ngo yakijijwe n'amaguru ajya gucumbika mu baturanyi, avuga ko acitse umugabo atamugirira nabi. Aho bwakereye rero ngo haje kumenyekana ko uyu mugore yamaze kwicira umugabo, ngo maze hatabazwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ngo uyu mugore n'umukobwa we mukuru bamaze kugezwa mu maboko y'ubugenzacyaha sitasiyo ya RIB yo mu murenge wa Rilima. Ngo naho uyu Nzamurambaho Asiyeri yamaze kugezwa mu buruhukiro, ngo aho umurambo we uri gukorera isuzuma. Nitwa Mukandayisenga Chantal, umubyeyi wo muri urugo ari mukuru wanjye, umugabo we ni muramu wanjye. Kubera amakimbirane bamaranye igihe muri uru rugo igihe kirekire, abaturage baje kubakiza arabirambirwa, bajya baza kubakiza akanakubitwa, bavuga ko batazigera bagaruka gukemura amakimbirane yo muri uru rugo. Amakimbirane yo muri uru rugo amaze igihe kirekire, habayeho kurwana, barakomeretsanya, umwe muri bo avamo gufunga, igihe cyo gufunga kiragera, ararekurwa araza, tugira ngo wenda ubwo yahanwe azaza amakimbirane yararangiye, amakimbirane arakomeza, niko kuvamo urupfu rw'uyu munsi. Hari inzego bwite za leta nk'umudugudu cyangwa se akagari baba barageze muri uno muryango kugira ngo nibura habeho kubunga? Abayobozi b'imidugudu babijemo, bamaze kubizamo bigera aho barambirwa, baravuga ngo ntabwo bazagaruka amakimbirane y'urugo rwa Nzamurambaho. Uburyo bari basigaye banarwana, ntihagire umuturage ubatabara cyangwa ntihagire umuyobozi ubakandagira. Ibyo bwanjye nazaga nje gukemura ibibazo byo muri uru rugo, nyaza nkabasha kubahuza, ibibazo byabo bikoroha, ariko imirwano yabo y'ejo nayo nigeze menya. Ntabwo abantu bakwicana ndimo kureba, nabona umwana uciye ku ruhande w'ahandi cyangwa w'ahana aje yiruka amubwira ati iwacu barimo kurwana, ngahita nza nkahosha intambara zabo, nkabona birakunze. Ariko irwana ry'ejo nta muntu wigeze anumaho ngo ambwira ati barimo kurwana cyangwa bimeze uku nguku. Ni amakuru bigeze bana, baje kumpamagara saa 11 za mu gitondo bambwira ko se yapfuye. Ngera hano, ngeze hano rero nsanga ko umwana yaje abivuga koko naje mbifata nk'ibitari byo,
ngeze hano nsanga papa wabo yapfuye. nsanze papa wabo yapfuye, njyewe nta kindi nakurikije, ntabwo nari kuvuga ngo Bujeni yahishe umuntu cyangwa ntiyamwishe koko, ariko njyewe ibimenyetso nabonaga nibajije umuntu yaba yinize akizirika gutya. Ese Bujeniya waba warambuye ibiganza ukica Nzamurambaho igihe wihanganye ko ari cyo kirekire, uyu munsi niwo waba wakunanije? Kuko wanjye ati njye nta biganza namushyizeho, ati twarwanye, tumaze kurwana abana baramunyiza turahunga, ntabwo twaraye hano. Ati umuntu wazindukiye yaje kugira ngo tujye kugura ihene n'ikibungo, niwe wambwiye yuko papa Mutoni yapfuye. Twinjiye mu nzu dusanga yapfuye, ariko ikigaragarira buri wese, twebwe ubwacu umutima w'umuntu uri kure, ntabwo wamenya ngo yamwishe cyangwa ntiyamwishe, ariko gihamya kigaragarira amaso y'umuntu ari wese, umuntu yanizwe kuko yambitswe igitambaro gutya mu kanwa, bakizengurutsamo gatatu cy'igitenge, baragaruka kizirikira hano inyuma, amaraso araza, yaguye yubamye gutya, amaraso araza aca mu mazuru. Amaze guca mu mazuru rero, twebwe nk'abaturage ntacyo twakora. Umuntu mukuru wanjye ari mu maboko y'ubugenzacyaha n'umukobwa we, bo babaga hano mu rugo. Muramu wanjye nawe yajyanywe kwa muganga gupimwa, turabona imyanzuro y'ibizimi. mukomere. Kiniga cyinshi ubwo twaganiraga n'umwe mu bagize uyu muryango ntabwo yabashije kwihangana, kuko ibyabaye muri uyu muryango ari agahomamunwa kandi biteye ubwoba. Twaganiye na bamwe mu baturage bari muri aka gace aho ibi bintu byabereye, nyuma y'uko ubugenzacyaha bwatwaye uwakoze icyaha. Nabo batuganirije mu magambo ateye atya. Nitwa Mariya Konsole, umugabo tabarutse, ari mukuru w'iwanjye nyine, agarira umugabo wacu. Umwana yaje mu gitondo rero yizinduye, ashaka kutubwira yuko papa we ibye byarangiye. Tubwira yuko kuko bamusanze, basanze yimugishije igitambaro, bakimusanze ku gitambaro. Yabaza nk'isi icyo gitambaro bavuga nk'uwagikuyeho wenda batarebye ngo barebe uko ibintu bimeze, kandi ati igitambaro cyari kikimuriho. Ubwo rero byasaze nta kindi nyine twabyakiriye gutyo, tuza kureba bityo, njye naje nyuma asanga bamujyanye. Harimo kuvuga ko muri uyu muryango harimo amakimbirane amaze igihe kinini. Iby'aya makimbirane ni uko nyir'urugo hano ni kwa Nzamurambaho, uyu Nzamurambaho yigeze kugirana amakimbirane ndetse afata n'undi rwego biba ngombwa ko anafungwaho. Nyuma yo gufungwa avuye mu igororero, imyitwarire n'amakimbirane ya hato na hato byaje kugabanuka cyangwa byarakomeje, bikaba ari byo byaturutseho urupfu rw'uyu munsi. Gusa urambwiye ko nyine bari bageze kurwanaho nyine muri mugorane, sinzi igihe icyo ari cyo, ariko ubwo hagati aho sinzi icyo yaba yazize rwose muri make. Ni nyuma y'uko tuganiriye n'abaturage bari baturanye na Nzamurambaho, aho bamwe batangiye bavuga ko uyu muryango nyuma y'uko bagiraga amakimbirane atandukanye, ngo abaturage baha hantu nta n'umwe wajya guza gutabara. Twaganiriye n'umwe mu baturage rero baturanye n'umuryango wa Nzamurambaho. Uyu Nzamurambaho ari nawe witabye Imana uyu munsi, atubwira muri aya magambo. Nitwa Nikuze Jacqueline, nturanye n'uyu muturanyi Nzamurambaho Siyeri na Bujeni. Aba bantu bahoranaga mu makimbirane, umugabo yava kunywa yasanga umugore hano akaba aramwatatse aramukubise. Ubwo abaturage twagerageje mu gukiza. Ndibuka njye hari n'umunsi umwe naje nsanga bari kurwanira mu nzu, ngiye gufata Siyeri anyirukankaho. Icyo gihe afashe n'akana nari mfite kari gafite amezi 2, agakubita hasi, ngira amahirwe ntikapfa. Ubwo abaturage bati muhanisha, ndabona ntabwo nahanisha umuturanyi nawe sibi. Ubwo akana nta kibazo kagize, kaje kubaho, bigeraho Nzamurambaho baramufunga, bamufunze aho afunguriwe yaraje, n'ubundi bugumya kwakunze. Bujeniya akajya ahora yahukana, yahukaniye na Riziyeri yabayeyo, umugabo akajya kwigisha,
ubwo umugore akagaruka bigera aho yahukanira iwabo nyina akimara gupfa nabwo ajyayo dore ngo uyu murumuna we akajya kumucyurira yewe n'ejo bundi yari yahukanye nabwo barwanye bigera aho bakubitana n'amaviri ubwo uyu murumuna we nabwo yagiye kumumucura yaramwinginze ati genda unzanire umugore ntabwo ibi bizasubira yagiye aramuzanye ubwo abaturage mu gutabara ntabwo bari bagitabara kuko wazaga gutabara akakwirukaho n'amabuye yakwirukaho n'amabuye ukavutaho kugira ngo nzipfire kanjye kwiryamira mu rugo. ni ukuvuga ngo induru zajyaga ziba hano uyu mudamu atabaza cyangwa se igihe barwanaga umugore agatabaza nta muturage wa hano wajya gutabara? twagiraga amahirwe yaba amucitse akaza nko mu rugo n'iwanjye yakundaga kuhaza akaza mu rugo akajya mu gikoni akiyicarira ubwo nimba ari serivisi nshakaho nkagenda nkazimukora ariko bwishwa ku buryo umugabo atari bumenye ko yageze hehe iwanjye kuko amenye ko yahageze yaza kuhasenya. ni umuco wo kudatabara uri muri aka gace cyangwa ni urugo mwibasiye muravuga ngo ntituzigera turutabara mu mateka yarwo? twe twatabaraga iyo uje gutabara hano Nzamuramba aho yazaga agahita agufata akagukubita ubwo ugasanga utahanye igikomere. bivuze ngo mwese yari yarababitsemo ubwoba ku buryo mwabaga mufite ubwoba bukabije bigatuma mudatabara? yadukubitaga abantu benshi bari bamaze kuba bati ntabwo tuzajya tujya gukubitwa ntitujya tugira amahirwe umugore akamucika tuzajya tumucumbikira. nyuma yo kumva ibyabereye muri uno muryango ubyutse ugasanga Nzamuramba aho yitabye Imana, umutima wawe no mu baturanyi urumva umeze ute muri aka kanya kumva ko wa muntu mutatabaye? nka wa mugani w'umunyarwanda wavuze ngo umwana murizi ntakurwa urutozi. nyuma y'uko bigenze gutya mwabyuka mugasanga Nzamuramba aho yitabye Imana, nk'abaturanyi ba Nzamuramba aho mwabyitwayemo mute imbere y'ubugenzacyaha buje kureba uyu mudamu? watubwira mu ncamake ukuntu byagenze? njye nari ndyamye ndarwaye, umudamu aza kundeba mu gitondo atuzi ko wa muturanyi yapfuye, ntireka ntabwo ibyo bibaho, Nzamuramba aho arapfuye ngo yapfuye se yishwe n'iki ngo bamunize. ubwo nanjye naje mu kugera ahangaha cyo koza umurambo ntabwo nawurebye, ntabwo nagiye kureba uburyo yapfuyemo, nanjye naje nsanga yapfuye. biri kuvugwa ko Nzamuramba aho yapfuye cyangwa se yishwe anizwe, kuko bitari byemezwa n'inzego zifite ububasha, niko biri kuvugwa. mwebwe abaturanyi mwabashije kubona umurambo wa nyakwigendera, niba koko yishwe anizwe uyu mudamu yamwifashije cyangwa birakekwa ko hari abandi bantu baba babonetse mw'iri fatanyacyaha kugira ngo nibura nyakwigendera akurwe mu mubiri? ngewe kwinjira mu nzu kureba uburyo bamunize ntabwo nagiyemo, nagumye guhagarara hariya ku muhanda. ubwo mu bishoboka bwose uko bari kuvuga ukuntu yapfuye bakaba bati ntabwo umugore yakwifasha uriya mugabo ungana kuriya ngo amunike. niko amakuru yansanze hanze bari kuba bati urupfu yapfuyemo ntabwo umuntu umwe yaniga uriya mugabo. turagushimiye. nanjye nitwa Namutebe Aisha, ndi umuturanyi wo hafi muri uru rugo. Nzamurambaho uko yarabanye n'abaturage yarabanye neza n'abaturage, ko yari umuntu usetsa abantu, yagera ku bagore akabisekereza, nta muntu yajyaga arakaza kereka yanyweye wenda akaza akagutuka, ariko ni ibintu byahitaga birangira n'urwenya. mu buzima busanzwe Nzamurambaho yarabanye neza n'abaturage, ntabwo ari wa muntu wahitaga wenda abantu babe bamuvumagura biciraho wapi, kandi ntiyanatambuka atakuvugishije. Nzamurambaho yari n'umuntu ugira impuhwe pe, nta kintu yabaga afite ngo abe yakikwima. ubwo rero amakimbirane yabo yo amaze igihe n'ayo mu rugo rwabo nyine bakarwana bikarangira, umudamu we nyine akahukana akagenda akagaruka mu rugo rwe. hari nawe yagiye ajya gukodesha rezeri, n'ubundi barongera barabana, n'ubundi ntibatandukanaga bisanzwe nyine, bagendaga umwe akajya kuruhura ubwonko ukabona n'ubundi arongera aragarutse.
amakimbirane yabo rero ni asanzwe n'ibyo mu rugo rwabo, hanze ho nta kibazo cyari gihari cyabo. Ari we ari umugore we nta kibazo yari afitanye n'abaturanyi, urugo rwabo nibo bari bifitaniye ibibazo, ariko hanze mu baturanyi nta kibazo. Reka tugaruke ku ntandaro y'amakimbirane yo muri uno muryango wa Nzamurambaho. Nk'abaturanyi mutuye hafi y'uyu muryango mubana nabo umunsi ku wundi, yari amakimbirane ashingiye ku ki? Ngewe akenshi kuko nagiye numva ibyabo, nyine iyo barwanye bapfa ibintu by'amafaranga, nta bindi bintu bajya bapfa. Ni amakimbirane ashingiye ku micungire y'umutungo. Ni amafaranga, wenda seri yaba yagiye kunywa agasinda yayanywereye, kandi bose bakoraga, nta n'umwe utakoraga muri uru rugo. Uburyo mbizimo urugo rwa muramu wanjye na mukuru wanjye ni abantu babanje kubana neza pe, ni abantu babanye neza kuva babyaye umwana wa mbere kugeza bageze mu mbyaro 6. Amakimbirane yo muri uru rugo, uyu muramu wanjye igihe cyarageze aza gusara akajya arisha nk'inka, akarya ibyatsi, igihe kiza kugera arakira. Amaze gukira nibwo intambara z'amakimbirane zatangiye muri uru rugo, bigenda biza gutyo gake gake, ariko nkabasha kubwira mukuru wanjye ati byakire, ni uburwayi bwabayeho, urabizi ko mbere mwari mubanye neza, ibintu bitigeze bibaho, biza kugenda bikura. Noneho urabona mukuru wanjye yacuruzaga ihene na muramu wanjye acuruza ihene, bose bakoraga. Noneho muramu wanjye yagiraga ubuntu cyane rwose, nk'uko abaturage babikubwiye. Nta muntu wari gusanga ari kunywa ngo areke kumugurira, nta muntu wasanga ari kurya ngo areke kumuha, nta nubwo yamenya ko uburayi ngo akwime icyo urarira. Ubwo rero iyo ajya kunywa ngo akanywera. Yego, batubwiye ko umugabo wanywereye aha ngaha nimugoroba yaje aje kukureba, ntabwo tuzi icyo yagushakiraga. Nyuma yo kuva aha ngaha nta handi yagiye, nyuma biza kumuviramo urupfu. Wowe umaze kumva iyo nkuru, twari tukugezeho nawe nk'ahantu yaraye anywereye ariho yavuye bwa nyuma, utubwire uko yavuye aha ngaha n'uko urupfu rwe rwaba rwagenze ukurikije uko yabyumvise. Niba yarwaye yasereye n'abantu bavuye yari ari kumwe nabo hano mu kabari, yagera mu rugo bakaba bamutera bakamwica, cyangwa se banatubwira ko ngo yari afite amafaranga menshi. Sinzi ayo makuru niba wabashije kuyamenya ko yagurishije isambu afite amafaranga agera kuri miliyoni 9, niba ari nazo bapfaga, kandi batubwiye ko icuruza akabari. Tubwire mu cyamakere nkawe ntirandekura, utubwire amakuru y'uno mugabo waraye uvuye aha ngaha ku mugoroba. Ubwo umugabo yaje arampamagara atese kumuzana amafaranga y'ingufitiye, amubwira ati rero njye narindi mu kazi ariko ngiye kugasoza. Noneho we ngusange mu rugo, niba utari kwihuta cyangwa se ufate icupa ndaza dusangiye. Ari kumwe na madamu we, ndaza nanjye turasengera turaganira mbese. Rero navuga ati rero njyewe akazi kanjye k'umugoroba karatangiye, ntiberekeze utaha. Naherekeje na madamu barataha, bagejeje mbese ahakwiye, navuga ati rero nanjye reka ntahe nsubiye mu rugo. Ubwo umugabo aha twatandukanye kubona madamu ari kumwe na nta kibazo, tuganira mbese n'ibintu bisanzwe. Rero ibindi nanjye ntabwo. Rero iyo ajya kunywa ngo akanywera amafaranga menshi, agahamagara umugore ati ngwino wishyura, akagenda akamukubita fagitire y'ibihumbi 50. Hari naho yigeze kwishyura ibihumbi 100 hano hepfo ku kabari gahari hano mu Kiguti y'umunsi umwe. Arabyishyura, maze kubyishyura umugore akamubwira ati tuzadukora dukorera akabari. Namubwira ati jya wihangana, uramuzi ko ateye umugabo wawe agira ubuntu, ntabwo uzanga kwishyura ibyo yanyweye mu gihe aba atabashije kugendana amafaranga. Jya ubyihanganira mu gihe yatanze, amenye ko yatanze, natanga ntibikagutera ikibazo. Kabiri nza no kumwiyama ndamubwira ati nimba umugabo yanyweye akaba yagiye kunywa, ntukababazwe n'uko yanyweye, jya ureka kunywa wowe ngo ureke kumusanga musangire, ujye umenya gukonorora uko atashye, umenye uko umutwara. Arambwira ati nzabikora, nzabibasha. Ariko birababaje kumva inkuru nk'iyi ngiyi aka kanya biri kuvuga ati umugore yanize umugabo, gusa nagihamya mfite ko yamunize cyangwa atamunize, ariko njyewe n'imyemerere y'umutima wanjye n'amarangamutima yanjye, yabaye yamanitse ibiganza yamurambaho, yahanwa n'amategeko nk'uko amategeko abiteganya,
namubereye ngo tuvindimwe pe akaboko kaba kamanitse ibiganza kica nzamurambaho nanjye nkakanyica. Mutoni mu myaka 42 yari amaze n'inkoko ntabwo azi kuyica. Bikaba bikekwa ko noneho uyu mama Mutoni ashobora kuba hari undi muntu wamufashije muri iki gikorwa kugira ngo bakure mu mubiri Nzamurambaho. Gusa ikigaragara cyo n'ubugenzacyaha bwahageze mu nzu aho umurambo wari uri. Urabona ko aba bantu barwaniye mu nzu mu cyumba no ku nzu hakobotse inzu yakobotse itaka ryagiye ryunuka. Sindi kwibaza rero nimba ari Nzamurambaho yikubita ku nzu cyangwa byagenze gute. Mama Mutoni uko Pa Mutoni yanganaga n'imbaraga Mama Mutoni afite ntabwo yakuca Nzamurambaho wenyine, yaba afite umufasha bimufashijemo byaramutse bibaye. Turabashimiye. Wowe uragira uti uyu muntu Nzamurambaho mbere yuko ava mu mubiri jye kuno mugoroba nari kumwe nawe aho yanywereye agacupa nanjye niho nagafatiraga. Ukurikije uko Nzamurambaho mwaganiraga naho nabo bari kumwe uko yavuye mu kabari, duhe iyo shusho mugera mu kabari ndetse munavayo, iyo shusho yuko yaba yatashye bikaba byamuviriyemo urupfu. Utubwira amazina yawe. Ingero twavuyemo na Christine. Uburyo bwo yavuye mu mubiri sinkuzi. Naje musanga mu kabari ari kumwe n'umudamu we. Ariko mu kabari k'umufundi bita Jado bari gupanga buryo ki azasiga baranye mu nzu. Asajyana n'umudamu we bamuha agacupa. Ndahagera ashaka no kungurira icupa, navuga ati mfite imbaraga nyasi n'inzoga, amagashamba ariko n'injira. Birangira rero mu kuzamuka kwiwe yasa agacupa ari mu gusoma azamukana n'umudamu we. Barazamuka ni nyir'urugo bapanganaga kugira ngo ari gucuruza akabari, bapangana n'ubwo yazamusigira amarange mu nzu arabaherekeza. Ngo abageze byara ku ishuri ry'abadive hariya. Ubwo muheruka mu gitondo cya kare ubwo nongeye kugaruka mu idari yagiye ryari nayo batije ngo aze kuvoma amazi. Hageze umudamu aho nari kunywera agashira arambwira ati turabizi neza ko Sire yapfuye. Tereka da ndahubiswe n'inkuba. Ariko ni umugabo yararwaye ntirameze gute, natwe byatuye byanatubabaje. Birumvikana ni inkuru ibabaje. Tubona no gukomeza n'abaturage batuye muri uno mudugudu ndetse n'abaturanyi namwe mukomere. Burya iyo ubuze umuntu muri sosiyete ni imbaraga umuryango nyarwanda ubutakaje. Turabashimiye rero ku nkuru muduhaye n'ikiganiro mugiranye natwe.